kese nk'ingi nari ngeze kure. Let's go freestyle ujye usaba abandi freestyle Dutemo. Malayika naje na se Dr. Nganji turi muri Green Ferry X hari kuri kamera. Let's go. Duhi mirongo Abafana ba Uptrend turabakunda kandi natwe turabafana cyane. Malayika nago yaririmba nanjye binanire nago nahava nago nahogopa naguha imirongo nkageza nejo banamwita Dr. Nganji. Usibye na ba Bitre ba Bushari ba Ice Nova usibye nabo ngabo hano at least iyo mbaze neza abahanzi tumaze gukorana hano barenga 100 cyangwa 150. Wow. Rumva ni benshi kubera ngo agiye gusohora indirimbo arakora prank kakaba niki ariko nibyo abantu bashaka why not tutaba feeding ibyo bashaka bahereza ibyo bashaka. True. Yes. Hanyuma ibyo ngibyo katwe tubivuyeho gatoya wari ukomeje ku kintu cya I am hip hop. Muri tubwire I am hip hop niki? Kuko ugomba kumenya hip hop mu Rwanda kera bavuga ngo hip hop ni birara ariko nowadays hip hop ni abantu basobanutse b'abanyamujyi. True, that's true. Nta muntu wajya kumva strenge ziri muri hip hop atari umuntu usobanutse wumva nyine icyumba cy'amategeko kiri hejuru yana making impact kurenza izindi album zose. Yego. Rero ntago ubwo wambwira gute wowe mwaranbi wakoze move meze nk'iyo ngiyo kuri nuza kuri views zo ziragurwa nibisanzwe ufite million views uzibona mu cyumweru ntubashe guhoza show muri arena ngo tugwa amafaranga urimo kutubeshya. Akuzi kubyo binari Hello beautiful people, welcome back to Uptrend TV shows. Your girl Malayika, I am back. Nizere ko umeze neza cyane wewe uri kudukurikira aho dukora kirene ari hose ndagusuhuje mwifuriza kumererwa neza no kugubwa neza nimba utameze neza niko bigenda ubuzima ariko mumera uyu munsi birakunda ejo bikanga nimba uyu munsi byanze zera Imana ejo bizakunda ndagusuhuje rero kandi nkwaye ikaze kuri Uptrend nkwaye ikaze muri video y'uyu munsi nko muri kubona nabo turi muri studio twagiye twasohotse mumbaze ngo tugiye kureba icyo twaje gusura umugabo twaje gusura studio ya Green Ferry. Dr. Nganji producer wayo araje atujyane adutembereze turebe sundi muri studio bakora indirimbo gute. Indirimbo nyinshi yagiye akora mwamenyeho iyo ngenda menyeho ni Twebo yakoraye Bushari Bitre ndetse na Strom Drip muri Green Ferry niho hatangiriye Kenya Trap. Reka tugende n'ibindi byinshi tumusure muri studio abitubwire tunarebe ukuntu izo ndirimbo bazikora kuna beat bayakora kugeza abaye hits tukayumva. Let's get it, come with me. Ndagushimiye cyane wewe wakoze subscribe kuri Uptrend TV shows nimba kandi tarayikora ndakwinginze uyikore uduhereze like uduhereze igitekerezo cya muri comment section mutubwira ibyo mushaka nimwe ba boss wacu nimwe dukorera mutubwire muri comment section ushaka and the next ushaka ko tuzakora iki next muri next video. So come with me, come with us, and shout out kuri Director X behind the camera. Come with me tujye gusura Dr. Nganji tumuganirize turebe ibinakora atubwire n'imishinga bafite. Hari I am hip hop izaze ejo bundi nayo turayiganiraho ayitubwire. So come with me, let's go. Ngaha rero turahageze muri Green Ferry X yibereke neza babibone ko twahageze muri Green Ferry. Reka twinjire, come with me, come with us, tugende turebe ubundi amabit bayakora gute kugira ngo ahinduke za ndirimbo tujya tubona ubundi babigenza gute ubundi muri studio ni he vibe ibihari. Come with me, come with us, let's go.
Nganji wamubonye Nganji Dr Nganji tumusanze mu kazi ke bimeze bite Dr Nganji nihaye karibu karibu bimeze bite amakuru yawe ni neza meze neza ndakomeye mu nsanze ndimo gukora beat tugaye kaze kuri kamera za Uptrend Nganji ese naguteye stories ukuntu mbere bavugaga ngo umuntu bita Dr Nganji nkumva ari umuntu w'umusaza ubyibushye ntabwo ne expecting ko Dr Nganji nyine ari umuntu nyine mbemenye ku mafoto ariko mbere muri icyo gihe bira zabiri na kanga numvaga ari igisaza mazi igishuga dad kandi wasanga ari ibyo ataratubeye so tugusanze ahangaha uri gukora sinzi ngo uri gukora ibiki sinzi ngo ibingibi ni ibiki uri gukora indirimbo beat gukora beat gahoro nsanze ndibyo nibereye none se dusobanurire ubundi ibi ni ibiki ubundi tubwire turagusuye kwanza banze dusobanurire ubundi ibi welcome in Green Fairy Music hano mwageze mu gikoni cyanjye piano drum pad mbasa ngiye nabizi imana ureka fasha gutya mukorera akantu ngewe umwereke ko ngewe urya tujya twiyabirira rimwe na rimwe iyo si yavamo indirimbo tuvamo indirimbo sibyo ubwo utangira ahangaha biterwa ushobora no gutangira ndimo gucuranga gitari biterwa na vibe ushobora no gutangira ari ka piano ari ka piano gake ngaho ubwo warigiye kudusobanura tubwire ubu se ndagusobanura mperehera ahereye ko kese nk'iyingiyi nari ngigeze kure let's go freestyle ujye usaba abandi freestyle dutemo Malayika naje na se Dr Nganji turi muri Green Fairy X ari kuri kamera let's go duha imirongo abafana ba Uptrend turabakunda kandi natwe turabafana cyane Malayika ntago yaririmba nanjye binanire ntago nahava ntago nahogopa naguha imirongo nkageza n'ejo banamwita Dr Nganji bakamwita Malayika yageze kwa Nganji nawe arasiga imirongo muri buf siga imirongo muri buf Dr nae ko turi bave hano indirimbo yanjye nyiri kodinzera ko turi bave hano yimaye nyitahanye ase abantu mwamwe simukora nanuzara sima mwana DJ ngewe the producer DJ music video director even na movie naikora Trash. Uri tout travaux ndo mutete ibyo bikoresha oya sanze ndimo gukora beat yaketse nimba ushaka ko ngiye gutangirira yindi uraririmba se kandi ngiye ngomba kuvanga unkoreye indirimbo abafana bawe yuko ugiye gusora indirimbo nshyashya izahita isohoka kuri Uptrend bategereje
Data nimba mubishaka indirimbo yanjye ya Malaika mubyandike muri comment section. Uyu munsi twaje kuganira na Dr. Nganji, ntabwo twaje mu ndirimbo ya Malaika. Nimba mubishaka muzaze. Nako mubimbwe muri comment section nge nzabakora indirimbo man ya dande nge mfite imana man uko mbana bihishe. So wari uri kutubwira ngo iyi ngiyi ni drum pad bayita Akai Professional MPC. Irazwi cyane kuri hip hop music yagiye ikora. MPC hari indirimbo nyinshi bagiye basamplinga ba Dr. Dre bakoresha MPC. Yes. So ni version indi yayo. Piano iradufasha, speakers iradufasha ko kora music nibyo. Ntabwo ari byinshi, ni small studio, ntabwo ari big studio. Hanyuma rero Nganji ibikoresho bya studio biterwa n'umuntu biri inyuma, niwe ushaka kugwa feedback nziza. Ntabwo ari ngombwa yuko ugomba kuba ufite big studio. Yes, ni nziza, ariko ugomba no kumenya ibyo uri bukure mu nyuma yabyo. Yes sir. Noneho tugiye kuganira birambuye. Tugusanze mu kazi, ubwo twihangana ko tukwiciye akazi nyine, natwe turi akazi nyine tukugeze kure, tugutembereze kuri rooftop, tuganire birambuye. Yes. So come with me, come with us. Tugiye kuganira na Dr. Nganji. Dr. Nganji, meze bite? Meze neza Malaika. Nice to meet you again. Twari tuvugana ku ma social media tutarahura, right? Social media gusa. Ariko turahoye. Ndikumva twarigeze no guhurira muri Noza muri I am hip hop. Muri paparaje? Ya mbere yo muri Sama, yabaye Sama last year. Yo mwaka ushize last year. By the way dufite ndam hip hop. Umva indira no traje tuyivuge. Ndi no kuyivuga. Abanyarwanda, Dr. Nganji meze bite? Amakuru yawe, how is life, how is everything? Everything is good, I'm Gucci. That's how they say. Life is Gucci. Yes. Noneho Dr. Nganji, abantu badukurikiye ibyo byose barakuzi, ariko hashobora kuba hari abantu batakuzi, abantu bakubonye bwa mbere kuri kamera, n'abantu wenda bashobora kuba bumva Dr. Nganji batamuzi. Dr. Nganji ni muntu ki? Nagira ngo dutangire rero utwibwira, wibwira abantu badukurikiye Dr. Nganji ubundi ni muntu ki? Dr. Nganji ni umutunganyi w'imiziki, ubwo producer. Niko kazi kanjye. Navuga ko ari ibyo ngibyo. Harimo byinshi ngenda nkora, byinshi biri ku ruhande, ariko my main career ni music producer. Music producer. Wabitangiye ryari? Ibintu wabijemo ryari? Nabitangiye kera cyane. Haje igihe kinini cyane. Igihe kingana gute? First nitangira gukora production nabitangiye 2008. Icyo gihe ni kinini shawo, imyaka 10. Noneho duhe nk'urugendo nyine ukuntu waje uri Dr. Nganji, waje Green Ferry, waje uri muri Green Ferry, niwe waritangije, byagenze gute kugira ngo Dr. Nganji abageze ahangaha ageze? Okay, nkibitangira icyo gihe ntago nari mfite. Yes, mu rugo banyitaga Nganji as nickname, ariko Okumbi Nganji ntabwo ari ryawe. Ntabwo byatangiye ari Dr. Nganji. Nganji ntabwo ari ryanjye. Urumva bitangira gutyo. Dr. Sergio ryaje kuza gute? Dr. ryaje bese navuga hiyongeyeho Dr. ngeze 2017 ndakeka. Ubwo nari nkoze my first album yitwa Doze. So bita bijyana na Dr. Nganji. Wari ukidutangirira, byatangiye icyo gihe? Byatangiye icyo gihe umuntu yabaga yihiringa first studio. Aribwo umuntu agitangira kumenya music, yiga kono bya music n'ibiki byose. Ndi na high school. Wari ukiga? Nkiga. Ndangije high school bita ntangira nyine production biri professional. So nibwo twatangiye Green Ferry n'umucuti wanjye bita Cedric.
ikabigeza aha ngaha. Twayitangiye 2013. Green Fairy yaje 2013. Igitekerezo cyo kuyita Green Fairy cyaje ninde wakizanye? Ikindi ni Cedric wakizanye iki gitekerezo. Ubwato bw'icyatsi bwaje gute sasa? Bwaje sinzi namubaza ariko kumbi ndabigeza ngaho utanazi izina rya oya name urumva icyo gihe yarayimpresence ati studio yacu ubu tugiye kuzayita Green Fairy. Okay, nanjye ndabati it's a good name. Numva ifite na meaning, ifite great meaning kuko slogan yacu ivuga same boat same destination. Okay, iyo slogan yaje nyuma maze ku understanding the name of it numvaga nyine ari fresh sana. Yose ubwo yaje nayo gutyo cyangwa ni wowe wayizanye? Ni Cedric wayizanye? Iki slogan yeah. Ni njye wayizanye. Bihuye na Jane twari tumaze kugeraho icyo gihe tureba hano Green Fairy irimo kutugeza no kureba collaboration zirimo kuba nyinshi. It's the same we are looking for the same destination and we are in the same boat. Noneho Green Fairy twatangiye kwimenya muri iriya myaka 2017 gutyo uhuriza hamwe abahungu ba Bushari, abantu twamenye kubera Green Fairy, ba Betray, ba Storm Drip. Umva ni benshi wagiye ubahuza gute kugira ngo hari abantu benshi twamenye muri kiragiye ubu ngubu bafite amazina ari big ariko twaramenye muri kiragiye bwo kubera wowe kubera Green Fairy. Wagiye ubahuza gute ubundi Green Fairy nyine iri welcome cyane as long as nyine nibyo twavugaga slogan nimba wowe ufite destination tubona yuko turimo kujyana ahantu hamwe why not tutagendera rimwe. Nimba dushaka kugera ahantu kure no kugendera rimwe. Once you move alone ni nko kureba nyine hari ubwato ubundi nyine uza abantu bagashya nyine bari mu bwato. Iyo ugashya uri umwe urumva bugenda gahora ariko iyo murimo kugashya muri benshi burihuta. Nta muntu twigiye tuba specific ngo tumenye aho aba. Nimba ari Betray yaje urabona hano dukorera niho twakoreye kuva kera kuva mbere niho twakoreye. Nimba Jacques hano studio ushaka gukora indirimbo kandi ubona afite ubushake mufite nyine uburyo mushaka icyo kintu kukigeraho murimo kujya kunganya nyine muri kubona yuko muri mu nzira imwe. Byarorohaga rero cyane abantu twahuriye hano turi benshi cyane. It's like family we build here nyine abantu benshi usibye na ba Betray, ba Bushari, ba Ice Nova, usibye nabo ngabo hano at least iyo mbaze neza abahanzi tumaze gukorana hano barenga 100 cyangwa 150. Wow. Rumva ni benshi, rumva it's like the whole industry. Rumva bisaba yuko nyine yuko muhuza umugambi mukamenya yuko mushaka ikintu nimba mushaka gutera imbere mu muziki why not mutakorana. Kandi n'abahanzi hagati yabo iyo bahuraga hano babuildingaga icyo kintu ugasanga babuildinze something like a family together bakamenyana birushijeho bagakorana. It's through collaboration nicyo kintu dushira imbere nyine muri Green Fairy. Biri open ku bantu bose ujya ubibona no mu masho. Doesn't mean ko wanje kunyura hano Green Fairy ngo dukorana indirimbo dushobora no gukorana show. It's a matter of collaboration nicyo tureba cyane. None se bari abahungu buriya bose mwari muziranye wagiye uhura n'umwe kuri umwe. It's recommendation ku bantu. Mwaha byagenze butundi kugira bose bose menyane. Umva studio nimba ufunguye studio nimba ubwo babyita gute business ya music ushaka gukorana n'abantu ntago
ntago wagenda uvuge ngo ufunguye studio ngo uzaza ngo ubyiririmbire cyangwa ngo urazanamo bamwe bariya cyangwa abandi ubihorere. Nimba ari open urumva habagaho recommendation ugasanga hari umuntu musanzwe muziranye utanaririmba agahita avuga ati mfite umuntu tuziranye ariko uzi kuririmba twahuje. Nuko nguko twagiye duhuza na n'ubu biracyakomeza uhura n'abantu bashyashya nyine bitewe n'umuntu kuri commendinze ati uyu muntu ariko ashaka kuba bizi n'ibiki byose birafasha. Noneho kamaze akantu gato kagiye kavugwa mu bantu mu bitangazamakuru n'iki no mu bantu. Hari igihe kiyeze kugera Bushari na Betray ntibagirana umwuka mwiza, badafitanye umwuka mwiza hagati yabo. Abo bantu bakavuga ko ari Dr Nganji ibyo bintu wabiteye. Ibyo bintu ngize amahirwe yo kugira kuri kamera za Uptrend. Hari abantu bashobora kudukurikirana bashaka kumenya ahantu ibintu ahantu byavuye. Wenda wowe nyirabyo turagufite. Hari ukuntu ino industry yacu i-designinze. Zimba mumaze kubibona. Like hazamo ikintu ngo igikuba cyacitse habaye iki bano banganye bano njya mbibona ukasanga hari competition bashaka gushira ku bantu. Like usibye na Bushari na Betray ugasanga wenda Bruce Melody The Ben kumva ariko ugasanga hagati yabo nta kibazo bafitanye ugasanga ni media urumva kuko at the same time mu gihe iyo media yavugaga ibyo bintu twebwe turi muri studio turimo gukora ibintu byacu. For real? Yeah. Tuzarebe nyine song zagiye zisohoka. Always ibintu tuba twibere muri studio ko ntago media ishaka kujya mu buzima bwanyu. Nta nubwo ngiye nshaka kuvuga kuri umuntu ashaka kuvuga kuri media kuko yavuze gutya. Ngo nanjye I'm gonna react on the media say vuga ibintu bidahuye. Kuko ni hagati yanyu nta muntu wo muri studio wo hanze umenya ubuzima bwanyu busanzwe bubaho. Urumva nk'ibyo ngibyo ntago bishobora ku making sense. Abantu barimo gukora kandi ubona barimo kugenda bakora. Ko Bushari Betray we still tuba tukirimo gukorana buri gihe. Jya ubibona no mu mashow buri kanya n'ibiki. Nyine ahanini bibona ari nka media to kuko once media yamenya ati source imbaraga z'uno muntu ziri hano so they want to destroy that thing. So ubwo mwebwe mufata media nka threat kuri mwebwe? Ntabwo ari threat kuko ni ibintu bigomba kubaho. Ubu ni ibintu biriho nyine ahubwo ukuntu bishobora ko abantu bamwe bashaka kubigenza gutya ntabwo bivuze ko media yose ishobora ko ari kwiri. Kimwe ko udashobora kuvuga ngo abartiste bose bameze kimwe bose. Nese uburi nkawe ubimazemo igihe ubona biterwa n'icyo ubona ari ihe mpamvu? Hari abantu bibeshya nyine yuko gutwika nyine the negative side ari itwika ariko niko n'ubundi media imeze. Once you say negative things nibyo bigenda bikajya imbere bikamenyekana cyane. Ntabwo besh kuko no mu makuru bari hanze ahangaha ntabwo ari once negative things yaje hanze abantu bose barajya kubireba. Nicyo bahanga amaso. Ushobora no kubikora for tricky kugira ngo wikorere movement yawe kuko uzi ko ari byo abantu bakunda. Ngo no du prank basiga bikora ngo aga prank. Ugasanga abantu nta n'ikibazo bafitanye ariko kubera ngo agiye gusohora indirimbo arakora aga prank kakaba niki ariko nibyo abantu bashaka. Why not tutaba feeding ibyo bashaka? Bahereza ibyo bashaka. True. Yes. Hanyuma ibyo ngibyo katube tubivuyeho gatoya wari ukomeje ku kintu cya I am hip hop. Tubwire I am hip hop ni iki? Hip hop ni ni festival. Hip hop ni festival ya hip hop music. Yes. Iri ikubiramo ibintu byose za discipline zose za hip hop. Nabizi hari muri hip hop harimo aba MC aribo barapa n'ibiki byose harimo aba DJ. Yes. Harimo aba dancer breaking dance akazamo na graffiti ibintu nk'ibyo skateboard streetwear
something like that. Donc twashatse gukora the festival ihurizamo ibintu nk'ibyo ngibyo hamwe byose bya hip hop. Then tuyifite kuri enye no kuri eshanu. Oya dushaka kumenya igihe yatangiriye ukuntu like amateka yayo nyine kugeza abo 2017 ari amashow agenda aba hano muri Kigali, venue nyinshi twagiye tuzikoreramo. Mamba ahahoze ari Wakanda, sinzi nimba ariko icyitwa. Twakoreye amashow agera seasons zigera mu 8. Rero tumaze kubona yuko tumaze gukora amashow menshi, twavuze ati reka tubigire noneho something like festival. Harimo abantu benshi bagiye bayiparticipamo. Yego. Navuga hafi abaraperi abenshi kabisa. Abenshi navuga Bushari, Bulldog, Betray, Ish Kevin, Ice Nova, and ku buryo like last year yari irimo abartiste bajya muri 23. Yes, bari benshi like n'ubu ngubu turashaka ko twabikomeza kuko hip hop I think kuri culture ya hip hop mu Rwanda yadufasha cyane kugaragaza the scene hari nyine ya hip hop kuntu irenze. Noneho yatangiye ubwo 2017 ni igikorwa kibangaruka ryari. Ubu ngubu kuri ino festival twabipanze ko ari igikorwa kizakiba buri ngaruka mwaka. That is very good. Twagize mbere twabikoraga mbere ya covid ije isa nk'iduhagarikamo, twagumya dukora movement. Tugerageza gukora imwe yari yanoza yari ya virtual ku buryo ku screen abantu bashobora kuyireba. Ariko nyuma nibwo twavuze ati reka let's bring back hip hop because it's needed. Iranakenewe cyane. Abantu baba bakeneye ibintu nyine. Hari abantu urabizi ko hip hop igira abakunzi benshi cyane. Rero icyo kintu kiba gikenewe. Hanyuma Nganji nk'umuntu mazemo iki gihe muri industry, ubana n'abaraperi, ubana n'abaartiste bagiye batandukanye, ubona ikintu bavuga ari cyo ko hip hop nyine mu Rwanda yazimye. Ntago hip hop yazimye. Ikintu ahubwo hip hop ugeranyije n'izindi njyana, hip hop ni isora indirimbo nyinshi, nibo bafite content isoka. Ahubwo muri ino minsi navuga yuko abantu sinzi ibintu bayihugiyemo muri ino minsi. Uretse sivyo ni ikindi kintu. Ureka tugendanemo neza. Ugiye gupima ku isoko nyine muri industry, usanga abantu bakora izindi njyana ba R&B n'aba hip hop, ubona biri ku munzani umwe wo ubikurikije. Ni gute mupima hit nyine ya hit ya ndirimbo izi ngizi zikavugwa hano hose ugacana hose ukumva niyo ndirimbo, ukabona indirimbo yagiye kuri YouTube ikubise miliyoni zingahe. Hari icyo kintu ujye wibuka yuko hashobora kubaho wenda power play on the radio station. Urumva kuri YouTube urabizi yuko abantu bashobora kugura views. Yes. Ntago bikiri ibanga umuntu yagura views akagibyuka ari miliyoni ntago bikiri ibanga. Hano ho ushobora kugura power play. Nkaca hano nkumva indirimbo ariko sinyikunde ariko nkayumva. Ejo nkaba nayiririmba. Ariko nkaba ntashobora no kugura nashira wenda album hanze, umusani yajya gushira album hanze sagira umuntu yigura. Yashira show hariya sagira umuntu yijyamo. Yego. Ubwo se wambwira ngo which trending ni iki trending icyo gihe. Umuraperi ufite tuvuge kuko hari ibintu bitiranye. Tuvuge Noza Arena ijyamo abantu 10,000. Yego. Wakoze million views ariko so ushaka kuzuza Arena y'abantu 10,000. Urumva utibeshye. Yes, ariko dufite umu R&B wayujuje, umuraperi wayujuje ari ntago ari kuba community ya hip hop.
ndumva atari ngombwa kujya kuzuza Renato, ahubwo njye nagenda nkamenya abantu nzaya nishyuza abantu nzambishyuza amafaranga nganje nshobora kuyuzuza ari 5 ariko nakora show ya 20k ikazamo abantu 100 bakaba ari abo bahagije kuko ugomba kumenya hip hop mu Rwanda kera bavuga ngo hip hop ni birara ariko nowadays hip hop ni abantu basobanutse b'abanyamujyi. True, that's true. Nta muntu wajya kumva slang ziri muri hip hop atari umuntu usobanutse wumva nyine. Navuga English, navuga slang iri muri French abyumve. Ariko umuntu wibereye ku cyaro ntabwo yabimenya, urumva bazamuririmbira iby'ibiri aho ngaho abyumve kandi risaza nabone n'ububasha bwo kuzajya muri iyo show. Okay, kuri Dr. Nganji hip hop iri top. Still on top guys. Kuko nkurikije nta album urumva ufasha album wenda tuvuge album z'abantu baranbi zasohotse zose zo mu Rwanda. Yego. Nta nimwe wagereranya kuri album ya Bulldog na Riderman. Icyumba cy'amategeko. Kuko nuko mu Rwanda tutagira ibintu bya selling hard copy cyangwa tumenye ukuntu nyine abantu bayumvishe. Album ya Bulldog icyumba cy'amategeko kiri hejuru. Yana making impact kurenza izindi album zose. Yego. Rero ntago ubwo wambwira gute wowe mwaranbi wakoze move imeze nk'iyo ngiyo. Kuri nuza kuri views zo ziragurwa nibisanzwe. Wazigura nta kibazo. Shusha no kugura radio nayo ikazayigukina buri munsi. Ariko for the culture ko bantu abafana b'umutima buzuza baragenda bakuzuza icyumba cy'amategeko. Okay. Wabyumvishe? Oya niko ubyumva abantu bafite ama opinion agiye atandukanye. Ufite million views uzibona mu cyumweru ntubashe guhoza show muri arena ngo tuguhe amafaranga, urimo kutubeshya. Ko ibyo binari byo urimo kutubeshya. Niba ugira views abantu tubona mu minsi 4 minsi 3 ukabona M yuzuye wareba nyuma y'ibyumweru 2 ukabona biranarenze yaza yatubwira mfite amashusho 3 nzaya ngiye gusora ndaya premiere inga muri Noza muri arena turuhukira yaba turi interested gutyo miliyoni mu cyumweru ntago waburi 10,000. Ibihumbi 10 ni abantu bakiya cyane. Nibyo. Okay, noneho ka tugende kuri Dr. Nganji muri studio. Dr. Nganji muri studio no uhe muhanzi umworohera ku recordinga no muhanzi umugora ku recordinga? Gose sogiye kujya muri behind scene. Oya, ugomba kubwira abakunzi bawe. Byo hari nk'indirimbo kuko maze gukora indirimbo nyinshi, hari indirimbo nawe ukora bikakorohera. Ariko akaba ari na zimwe zafasha ama session menshi atabarika. Hanige ishobora no gufata session bidatewe n'umuhanzi. Ari wowe ku giti cyawe nawe wajya muri mixage ukaza wumva ntago biracamo ukazasubiramo ikakugora ariko umuhanzi atarabigize mu ruhare cyangwa umuhanzi oya ntago ari ibyo ndikoza bya mixing n'ibiki ndikuvuga umuhanzi nyine ukorohera ugera muri studio sinzi ngo muri recording igihe kingana gute ntago gutwara igihe kinini ntakugore nyine ntibigorane like byoroshye nyine benshi dukorana bo twagiye dukorana cyane nk'abantu twagiye dusorana album bya mu gutangira wenda hari uko byanyaga gahoro ariko hari ubwo twafatishaga biti mugasanga nk'izanyuma zihuta kuzikora n'ibiki byose. Urumva rero abantu bose twakoranye album bose bari neza kabisa. Bari neza. Gushaka kutwima. Oya bose se na makuru ariko ikibazo ntabwo kubigereranya byo biragoye ariko mubona kubwira Romeo Rapstar, Ice Nova, Bushari,
ndi nyorera cyane ninde Angelo Jawanza Pogatsa muri record bana abantu nzi bihuta kabisa mva nari ngiye kuguhereza flowers ku favorite song umva ndayihara indirimbo we bana mu rugo baragowe nimba hari ukuntu indirimbo yisohotse nyumva koko ndayihamya iyi wa nuza ijoro rikakaye Jay Park na Long J mva wakoze akazi keza cyane noneho ndikubona amasaha ari kugenda tugana ku musozo tugiye gutinda kuri I Am Hip Hop igiye kuba ejo bundi tuyitegemo iki izaba ryari mbese bizaba bimeze gute duciye ku mayange I Am Hip Hop turimo gutegura izaba kuri enye no kuri eshanu z'ukwa karindwi bazara kuri enye ni ku munsi wo kwibohora umunsi ukurikira tuzaba dufite iminsi ibiri ya show ya show turateganya byibuze yuko umuntu yagura one ticket akareba show zombi iminsi ibiri turimo guteganya yuko twakwegera buri name twumva yo muri hip hop kabisa ya pulling up tugakubita ibintu urumva hagomba kugaragaramo za element twavugaga break dance abonekemo graffiti nibidukundira neza tuzaba turi kumwe n'umuntu bishoboye cyane kabisa ufite izina ni graffiti kindi cyo nakubwira cyo uko twayikoze umwaka ushize harimo abantu benshi Bulldog, Kevin, Bitre, Angel Mutton, Muta, Long J, ba White Monkey, ba Romeo Rapstar, ba Ice Nova, bari benshi ariko kandi twakubise Unforgettable Night nimba wari uhari warabibonye abibonye so rero turashaka kurenzaho hariya tugakora ibindi bintu birenze okay ubu ngubu tubitangiye kare bigomba kuba birenze bizaba birenze cyane yes sir noneho turi kugera ku musozo hari agasegment tugira kitwa byari crazy mu tumirwa wacu umuntu wadusuye cyangwa twasuye adusubiza back in days akatubwira nk'aga story kakubayeho ujya wibuka uvuga ati ewan ibintu byari crazy ibintu byari bisaze kabisa story nawe ubwawe utajya wibagirwa ujya wibuka uri wenyine ugaseka ubwo byari crazy ibihe nka story ibintu waciyemo nyine abana ni ibiki byari crazy cyane byinshi cyane wabuze ibyo hitamo byinshi cyane kabisa ariko ibihe byari crazy byanshimishije yani hari performance tiye kugira ya ntoza ya new ya 2020 twinjira 2020 yari performance ya Bushari harimo special guests harimo Ice Nova, Storm Drip, Pogatsa, Antic Dust. It was crazy. Umuntu wese wari muri iriya arena arabizi. It was crazy. Performance itarabaho irongera kuboneka izaboneka ariko bura muri ayo muri pape ejo bundi ibyo no kubikora no kubigarura no kugarura ibyo hanyuma hari nka message ufite ku bantu badukurikiye nimba hari ikintu wababwira inama cyose cyose mwene uhawe se nabagira inama nanjye nayo nigiriye cyakoze ikintu nababwira it's your boy Dr. Nganji nagira ngo mbatumire cyane mu hip hop no festival ntizagucike nimba umukunzi wa hip hop nimba ariko ugomba gukunda hip hop
kuko niyo hari nivuga ubuzima bwawe kandi na mashup. By the way, bafitiye Kinyarwanda album bagenda bakayumva, tuzabakubita show vuba murebe ukuntu Kinyarwanda tushaka kuyigira. Nibyo. By the way, thank you kudusura. Mwakoze natwe cyane kwakira. Reka ngushimire Dr. Nganji waduhaye umwanya wawe, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bya danger, kandi ubwo uduhaye welcome back, ubwo tuzagaruka in time. Welcome back, ubu turakwirukanye. Nawe reka ngushimire cyane wowe ugejeje kuri uyu munota ukiri kutureba, ni ibintu by'agaciro cyane. Warakuze ko warakanze subscribe kuri Uptrend TV shows, nimba utarayikanda ubyibuke ukabyarawe uyikande ubu ngubu kugira ngo tse tubana umunsi ku munsi. Hanyuma ulakinge iyi video, duhereze n'igitekerezo cyawe muri comment section. Mwari kumwe nanjye Malaika hamwe na Dr. Nganji, twari twasuye Green Ferry. We out. Sign out.